Gasikiri wagicucu. Ngwino hano. Nakubwiye nguki. Ko warangiye nako uburenganzira bwo kuvugira. Gasikiri wagicucu. Narakunyuzamo n'ibitima ko narakubwiye ngo nujye uteka ibiryo. Ujya no gupagasa amafaranga 2,000 yo kungurira bye. None umaye ibiryo byonyine. Inzoga twavuganye iri he? Ndaza kuyigushakira nyine. Urayinshakira nje ari nkawe bira biryo wabimira ntazo gihari. Ndaza kuyigushakira nyine. Ariko papa wundi reka nkubaze. Ujye ushima Imana ko n'ibyo biryo baba babibonye. Ndabona ibiryo mbone niyo nzoga yo kuwokuye amaboko ukajya gupagasa icyedare akwa mukamaniko baba bari gutanga icyedi cy'ubuntu koko amafaranga rwose ntabwo 2,000 by'iyo nzoga yawe nawe ukagenda ukihegeye kurona mba nashakishije ngira ngo mbone icyo duhayisha ibintu byose muzajya mbibishaka ubundi reka nkubaze nijya wakubyaye cyane we wambyaye umubyeyi mu rwakwiye kuba ari wowe uhigahiga bakubitiza ibipfunsi ugakura amaboko mu mufuka ugakora none ninjye biri gukora nkaho twajyanza kurera we hapo waribonye kuba mama yagutunguye wambonyemo nk'akajwa kurya n'igi uzajya uvuga kora iki heya kora iki cyangwa n'ibyo kora iki zana inzoga kora iki papa byo nawe uzajya ubireka rwose umugabo yego kuba ndi so ndabyumva ariko njye nawe twaricaranye ndakubwira nini we muhungu wanjye mfite kandi nkunda nizera nuba naguhaye amasambu 12 subiza uko ngira amasambu 30 naguhaye mu 12 urambwira ngo akantu kose nzajya nyinera turenda shaje uzajya ukangurira none ibyo utangiye ni ibiki koko wa muhungu ariko emere ko nzajya nkagura ariko nawe ntugakate pe urumva ibyo bintu bya buri munsi umuntu yagiye bibona yego ni rimwe na rimwe buri munsi naje nyabona no kujya umuntu azabona akanote k'igihumbi rwose abikaze kurabizi kose ishida za dunia ari haso baba nayo nk'umuntu rwose umaze imyaka myinshi ku isi no kundusha kwe kubizi pe ubwo muri make urambwiye ngo ibyo nagusabaga ntabwo uzajya ubinkorera n'ibyo twumvikanye urabiretse icupa saa 6 na nimugoroba wapi ngira ko byanze kaya saa 5 nimugoroba 2,000 ku munsi koko umuntu yajya bikora ko muri banke se basi ndimenye ko n'umukozi wa banke atabona amafaranga buri munsi uzi ikintu ngiye kugukorera ari amasambu nagoye 12 uko ngiza akanyota ngenda ngurisha isambu njya kugura inzoga kwa Sylvie urumva Yesu kagurisha undi saya nundi wayamaye byanga cyangwa utabihagazeho neza wagicucuwe mba nshaka kuzaguruka mu mugabo none urukundo ngo nayaguhaye byanga ese ndi umugore okay naribi ndagurisha 2 nawe nubona ko ugiye kuyamara aho ndi kuyanywera uzagira ubwenge uzajya ukangura humura uraje urabibona ko ngewe ndi seri ukajya gushaka umukiriya genda umushaka ha haroro ni ikigenda inzimiga ngwino kinga wagihuye nini hello bugiye bimeze bite makuru y'iminsi uri meza nawe ubuzeho Imana kubonye cyo ngwino swashapa tumwenge twashmugira inama umbwira buryo ki azajya arya 2,000 ku munsi nta n'isoni ukagira ngo wowe ni inzi zangaye ku munsi kuko tunyiza n'umubyizi umuntu ukora umubyizi akurusha ajya n'umuntu nyumva undi ni kukuto Kicyana cyarananiye ureba hangaha cyarananiye rwose nawe ujye unyumvira reka ntari ahubwo se amakuru wera amakuru ni meza ariko ngo umugore wawe yaraje yakumbiye imibavu yanjye hitaze nibe nawe sha uwanjye we ngo bizasaba inzoga niba ari niki niba nzamukwa kabiri nibyo bintu mba nibaza turetse igihe nibarira n'igihungu cyanjye nubwo ibyo kinsezeranya nacyo kitabikora ubu ngubu nzagenda kujya guteza umwanda mbanze gusukura kugira ngo atazaduseka umugabo azajya umugira inama nk'umugabo mugenzi we koko abashaka kurya 2,000 ku munsi ngo buri ko ajya kurya ifunguro ngo mugure n'agacupa urabona ndikiro mbego ku buryo najya mbona ayo mafaranga ariko ni wowe muhungu afite ibyo ndabyumva niyo mpamvu nanjye ngomba kumusazisha neza ako ntabwo azasazira mu nzoga ariko kagacupa ari keza yego ni keza pe ndabizi ko mugakunda ariko pana buri gihe uzwa azabigira ingeso ubu se kamfite ubu ngubu niba nakiro ntituzamugura ku gacupa niyo mpamvu nanga kumumenyereza nabi atazamenyera nabi ariko buge reka nkubwire uyu muhungu waje ureba hano abashaka kundusha ubwenge mu buzima bwe niwe muntu wimaruyeho ubwenge muri uyu muryango reba ejo twaricaye turaganira nyine nk'abantu babiri tubana arambwira ni rero vie urumva njye umuhungu wenyine wagusigayeho dore bashiki be barashatse nawe urabizi twarazimweye urumva muha amasambu 12 urumva namubwira rero muri aya masambu 12 wayakodesha wayihingira ku munsi
ngiye ngomba kunywa amacupa 2 saa sita icupa nimugoroba icupa nawe ubwo ibyo bintu biragoye ko niyo ufite amafaranga koko nubwo mukunda agacupa urumva ibyo nta mukorera koko gusa amasambu nangahe yose koko igonda byara yamaye ese ejo bundi ajye kurwara nesha umutwe kureba n'uburwayi bw'ibihabe yanapfa ko bungura uko ngo nanze kumugura inzoga byiza nuko namurekaho kugira ngo apfe reka nkubwire aho kugira ujye umugurira buri munsi ujye umugurira ikaziye uyitereke ageze yikorera ntiwumva se ahubwo ahubwo kokana ariko naguze ndaca ngukenera nabura uko ugiye wajya ubigira n'ingeso uko izamufata icupa ubwo se urumva kandi imibazava nakajya kugurira turatuyoga tw'amakiye tw'abasaza be turi abantu b'abagabo bihaye mwajya mwemera ko yego nubwo ufite amasambu wamenyera ubutindi nanjye nakubwiye byeri urumva tugomba nk'abakire erega buriya iyo wavutse ukennye ugapfa unakennye ugapfa wifuza ubundi birangira nabi yego wacyangwa ngo kuvuka ukennye ngo ntabwo ari byo byakabaye intandaro yo gupfa ukennye kuvukira mu muryango w'abakene ariko nyine wowe ukazikirira ariko se wowe bimariye iki niyo mpamvu nakubyaye umuryango w'abakene na n'ubundi nta kintu urigezaho erega ugomba kuncungura nk'umuhungu wawe mu gihe ukinywa izo nzoga zawe nta kintu uzagira wabyumvise uyu mwana nawe ndabona toroshye wabyumvise uyu muhungu wanjye uri hano ikibazo cyawe ubinywera ingeso pe urukugize uranywa agacupa ni ingeso nusereka ingeso nyine ntashobora utakanywera ingeso umenya ko amafuti y'umugabo ari bwo buryo buryo urumva ubugira ajye kugotomera igikoma nk'uko werwa witetse amajani unywa igikoma nanjye nyine numva amafuti yawe ari uko nguko amera uzahindura amafuti pe uzajya no kwaka keredi y'amafuti bagwa andi mafuti atarari amafuti yo kunywa inzoga rwose wandangiye wo ngurisha amafuti yo kunywa inzoga se nkafata andi mafuta atarayo ngaho tuvugishije kuri papa wowe uzi ikindi kintu wakora ko wize ufite diplome yahari ariko igiye kuhagagira niwafata isuka ngo ujye mu murima ngo urahinga ntiwakora iki umurima cyo ubona warigishije kuki usibye kuvuga ngo ari amasambu na rwose igihe na sogokuru iyo yaza kutagusigira ubu ngubu sori kuba uri imbwa mbi uri kugenda umoka ku muhanda niko wagize umuhungu nkanjye uri gukwitaho kumenyera icyo kurya none n'iryo cupa rye ugira imana nkaribona rimwe na rimwe nawe uri nta ndwara akakwiye no kurigora rwose bitewe n'ibintu ngukorera aya masambu ugiye no kuyavugisha amafaranga n'ibintu ngukora nta naho byahura agaciro kanye ntabwo wakabona aho nukomeza no kunyenura njye ngakureka uzagenda wangare bwaguze hariya ku muhanda abantu bose baguseke bari bakuze nk'umusaza wihaye ufite umuhungu muzima ubuse nijya gushaka umugore bizakugendera kukera gutera uzaza mu rugo rwanjye uza kunshaka agacupa ngo ngene ngo ngutekere ngo ngugire iki niyo mpamvu bari kuko ibintu byose byitoza hakiri kare nanjye ndi kugenda nsaza nishaka umugore se uzabahuta yego nyine nushaka umugore ukajya mu rugo rwawe nzimenya ariko mu gihe nyigufite ubu turi kuvugana nkorera ibyo usabwa nanjye mukorera ibyo ngombwa ntagira rwose abigukorere anagusubiza ibusore erega uyu n'ibyicunguye wawe aka ni ka kabondo k'iminsi bavuga papa se uretse kwigira nk'uruhinja kuko ibintu byose uzajya bigutekereza mwifurira imyenda nkora ikintu byose byo mu rugo we nta kintu ukora wicara wo kurya no kunywa gusa njye ntabwo umwe no kwitekereza ejo hazaza hanjye nkavuga ati byose nanjye ejo bundi nzaba mfite umuryango nanjye mbe nabyara ibintu byose nzajya nirirwa mwitaho koko uyu muhungu we amuhaye ndabona utamuha agaciro ega imyaka afite ntabwo imwemerera kuba yaba nta kintu abasha niyo mpamvu bakwiye kujya umwitaho rero n'akanga gacupa kajya kumugurira ibintu byose abakwiye kubigishakira ubundi utamwita afite imbaraga ibintu byose abashije kubikora ariko abashaka ibintu byose bibikoreye ngo yarabyaye si ko yaherekeje abana uyu muhungu aranangaje uyu musaza urareba afite imbaraga nk'izawe atazikira se yaziburiye he kuki abona imbaraga zo guterura icupa uzi ko mubona umuntu agenda mukagira ngo afite uyu nguzi indwara afite amaze n'ibimureba niyo zaba za rusoka zatewe n'ibyo bibaga byirirwa yiyakuza uzi ko wajya afite depression cyangwa yatandukanye n'umukunzi wiwe ariko nkabona niyo mpamvu mama yamushugunye mama yari afite ishingiro ariko akosha wa mwana we ibyo uvuga urabizi nanjye nubwo madamu yari yarantaye ariko yageze aho ngaho arangarukira kubera gukumbura imibavu yanjye utuguzi unamuhaga uriya na nyoka ajya kumbura migozi ndakurahiye mama ntabwo yakumbura papa niyo yateka ibuye rigashya sindanga nyibonera gutya mama kumbe ntahita amenyeka umunzani siko umusazi nose yagiye kumukunda atazanamukumbura yamukunze akiri umusore nyine kwa wundi ukuntu abasore bajya kwitereteshwa abakobwa ari kwihekenyeshwa agashika kugira ngo wenda mama atamenya ko anywa inzoga ibintu nk'ibyo ariko hashize igihe
sibyatinze papa nkamwereka imico yiwe nari mfite imyaka 5 hari maze icyo gihe cyose sha mama arihangana maze kumenya ubwenge aranga ngo aho bigeze noneho yarihanganye bihagije ahita afata inzira yaragenda ahubwo nanjye mbona rero ndi kwerekera gusa nanone nkavuga papa mutaye ahita yangana akagenda akarepfa nabi noneho sinzi ko hari n'umuntu wazongera no kumuranga mwibuke n'ubu nimwemba namugiye ariko akananira siko mbona suzamusaza ese uzamusaza gute ahubwo niwe wamaze kumutsaza ubu nsigaye niruka ku kazi ngenda nazi yojya abantu bose bakavuga ngo uriya mwana arabura ugatunga sare usiko usigaye unamukira ntabwo kijya ku muhanda none se abajyayo ubundi nijoro kuko ariko uzijoro bashaka kugendamo twajyana umunyerondo ejo bundi abanyerondo barize kunca amande ariko nawe umutekano turatanga ariko akagenda ijoro kuko bamukoresheje batiri ijoro ryose agaruka ari gupfuneka ibicurane byamwishe azi ko ari fragile yoroshye ariko akajya mu muyaga agagiye kunywa inzoga iyo azajya amenya amasaha yo kubinywera ko uriya musaza uba ugomba kumuha agaciro kuko ni papa wawe yamaze n'ibimureba ariko rero wa mwana we nta kinyabupfura ugira pe kabone na nyoko yaragiye nawe wabigizemo uruhare ese nakigira gute sigiye papa nka ni mama koko ubwo papa na mama na munyokuru wemeye ubwo kurumva ibyo ntibizavamo nose uri papa ukimama yaraguhaye amasambu shaka nkubwize ukuri njyewe ndiso ntabwo wambwira amagambo nk'ayo ngo narakunyuza mu ruhi ntabwo nureba umuhungu wanjye uri hano ngiye kuzamwirukana mvire mu rugo kuko imyanzuro nayo oya nanone mikozi kwirukana umwana ntabwo yabwiye bitenzana n'ututwaye muzinga singa twaye wewe wiguriye ikihe kintu na kimwe bitwaye ibyo nakure byose ko ndabisiga amaboko yabikoze n'uwindere ngana nta nagiye kujya mikozi ibintu byo kwirukana umwana nawe witonde ntabwo negekera iwanjye wakigabo urumva unsanze iwanjye uje kwanza wanshakiraga iki ko numva wivanze mu buzima bwawe maze iminsi numva ko umwana wawe kuki utari wabivuze kare kare ibyo bikugenza se erega nabanje kumva ngo numve niba nambeshye agenzwaga n'amavuta nubwo nagushyigikiraga nagiraga ngo nkumve ndebe yuko abantu aribo bagushuka unyumve nawe uri maneko muri make oya si ukuba maneko ariko naba nayo kuko uyu ni umwana n'u Rwanda rw'ejo ibyo se ndabiyobewe ahubwo se urarinda unyigisha uko mbana n'umwana wanjye waramubyaye akamaro ngufitiye ntabwo wakafashe nabi gute migo reka nkubwize akamaro mfitiye ntabwo nkazi ako ngufitiye se ko ntabwo kazi ufitiye akahe inzu uraramo warayumva ese ngira njye kwishakira gato mazi ngiyo nzu yawe niba ari izakuka uzayishyura icyo amasambu ni nyakwaka uzayanyaka none se ubundi amafaranga yo muguramo izo nzoga ryawe cyangwa mayishamo ibiryo aba yavuye mu masambu musigaye mugambana we n'umwana wanjye ngo mumfatirane mumbwire ibyo mwishakiye reka nkubwire mbigo ndabona wowe uko byagenda kose ntabwo nakubwira ngo uhinduke kuko si wanabibasha reka nkuhamagarire umuntu indi kuko ndabona guhinduka kwawe biri kure pe ugiye guhamagara ubuyobozi se ugiye guhamagara ndahamagara umujyanama muhamagare pe muhamagara se nazi umubwire ko njye ntahari umubwire cyangwa umubwira ko karyamira ukubise karabaye umenye ko ndi so nakurambika aranga aro mujyana ngwino hano kwa Migozi hari ibintu turi kugushakira vayo unakemura cya kibazo kimaze iminsi kivugwa ku mwana wiwe utotezwa nase rwose bikimura sawa nta kibazo karaje kuko bigomba guhinduka kuko ndabona Migozi akuhohotera Migozi rwose arakabije pe siko numva ujya kwitwaza ngo yarambyaye iki byo irambangamira aho kugira ajya ahora agutoteza gutya yakubyara ukabikaba urakoze kuza mujyana ni ukuri nagushakaga kugira ngo umfashe guhana Migozi ahinduka ajya areka gutoteza uyu mwana we si mujyana uje ukenewe ku buryo utabyumva rwose ese yagiye kurya kumbona yahezeyo mureke ndabizi ikintu akunda buriya muhamagara yahita aza papa umujyanama kuzanira agacupa umwana wanjye agacupa ko ni kari he ariko se bigo wabanza ukanadusuhuza ko tutari duheruka mu mubana cyarasaze agacupa umamagariye kari he ariko se wabanza ukadusuhuza ukanadusuhuza uretse ko bakoze komande barabizana muri teka njye ndongera kuvuga ariko ku gacupa kahageze kose Migozi hoya rwose Migozi hinduka twumvikane n'ukuri kw'Imana pe ibintu byo gutoteza umwana buri munsi duhora tubyumva urabizi ndi umujyanama wabihuguriwe rero nkundira twumvire
ayo magambo yose uri kuyavugira kuki agacupa wazanye uri kuyavugirwa ni karaza kuba agacupa tuza agacupa kaza nyuma amavuta y'umugabo asigaye yarayamwiriwe ku mubiri pete hanyuma ushamuraye yose namwiriye uza hari urukira afiteho mbaye inzoba afite ubu none nigenda gushaka kunyuka suza itinuka gakara kamera nka kamwe cyangwa gaturo kigo gatwara rero migozi reka banze tugiye kwicara tukugira inama nitubona byanze twitabaza izindi nzego ziturenze bose na polisi ufite yabiza ikihe kibazo ikibazo dufite ni wowe wanze guhinduka ushaka umpinduka mu buhe buryo mpinduke gute ko ubu umuntu muzima ugakora amaboko mu ushatse kuvuga ko ngutunze ndi umusazi ntabwo avuze ko uri umusazi nsohotse hariya afashe mu mifuka muri make nk'abasongarere wabonye nzo ameze gutya nk'abasongarere kuvanga amasaka n'amasaka ntabwo aribyo nayishatse mbwira ibyo ushatse nawe urabizi ingingo turi gutonganira nawe urayizi ntabwo uri umwana rwose wishaka kutujugara kutugira za kajugu utubonyemo jokeri muri make ariko sereka mubaze udafashe ibintu ngo bigire poroje ndende ntabwo njye nawe twari turi kuvugana ku by'agacupa kanjye wanyemereye none si iyo utashaka kubizamura cyane byari kuzana n'izindi nzego koko mbese uhuruje mujyanama ngo ariko migo reka mbaze ngusobanure ufata umwana ukamujyana no muri ibyo by'inzoga nabyo ni amakosa iby'inzoga njye wari bwabone namufashe namujyanye hari n'umva uri kumubwira ngo muganira ku by'agacupa nayo bari n'umunyeshuri si ibyanjye nawe bikureba he ujya zewe umuyobozi ndi umujyanama narabihuguriye ntabwo rero wowe nakugiriye inama ntabwo wazabyina none se ujya kwiga iby'ubujyanama baragutumye ngo uzaze kugira inama migozi ariko mu byo tuba dushinzwe nabyo biba birimo natakugira inama yabashinzwe iki naguhamagaye ngo uzungire inama ariko rero migozi migozi wikomeza kwica amatwi kandi uri kuvuga njye ndi kuwumva gatanu ku kandi twebwe tuje niba agacupa mumamagariye nsohoka mu nzu mutakazanye nta kintu twavuga agacupa icyo si ikibazo kuko twe dufite n'amafaranga okay twagiye ariko ikintu kituzanye hano cy'ingenzi ni ni ukugira uhinduke uba umuntu muzima ujya no gusenga nawe nibyo byari byakuzanye cyane rwose cyane none se mwana we nawe uri kunga mu ryabo cyane rwose bikwiye guhinduka ibintu byo kwirugumbaza inzoga saa sita n'imugoroba ibihumbi bine bya buri munsi urumva niba wakorera leta urinda perezida uziko ayo mafaranga utayabona ariko uyu mugabo ndabona guhinduka kwe biri twitabaza izindi nzego